Ibi ngibi rero bintera kwibaza ese kuki ibintu byose biri kuba abantu benshi bari kuvuga ngo abadivantiste n'abayehova, abadivantiste n'abayehova, abadivantiste n'abayehova. Sinzi niba icyo namwe murakibaza. Kubera iki ibintu byinshi birimo biraba bari kuvuga ngo abadivantiste nibo bizagora, aya mategeko abadivantiste nibo bazagora, ibi nibi abadivantiste nibo bizagora. Ese ubundi ni ukubera iki? Niba hari igihe ubwoko bw'Imana bukwiriye gutera intambwe budasubira inyuma, icyo gihe ni iki ngiki. Ariko akenshi na kenshi wareba ugasanga abantu ntago turi kumva iki kintu ko dukwiriye gutera intambwe dushimikiriye, ntago abantu bari kumva ko dukwiriye gutera intambwe twimazeyo, dukwiriye kurekura bya bindi byose, ahubwo barumva ko dukwiriye kuza kwa Yesu Kristo, ariko tugashaka kumugeraho dufite bya bindi, tugashaka no gukomeza kubigumana tukiri kumwe nawe. Nyamara reka mubwize ukuri, ugeze kwa Yesu Kristo imitwaro y'ibyaha imuvaho. Ahubwo ni systeme twese turimo turisangamo, ni systeme tutazi ngo yaje ivuye kwande byagenze gute, ariko n'ubundi stili turabizi ibirwanyo kuri byose bituruka i Roma. Reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze inshuti bavandimwe. Twari tumaze iminsi tudakora, nari maze iminsi nsa nkaho ntari kuboneka, ariko ndashima Uwiteka we umbashishije kuba nongeye kuboneka. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Uyu munsi rero amakuru aba ari menshi, ibiganiro biba ari byinshi, usibye ko nyine ubuzima tubamo nabwo buba butoroshye, ariko turashimira Uwiteka ko agikomeje kurinda impagarike yacu, ari gihe tuvugana, ari nawe unkurikiye. Ndamya nashidikanya ko niyo haba hari bitaragenze neza, burya niyo formule y'isi, ntago byaguca intege ngo bitume wumva ko Imana atari urukundo. Uyu munsi rero ikibazo gihari ni iki ngiki. Amakuru twumva hirya no hino ku maradiyo, ayo tubona ku mateleviziyo, ayo tubona ku ma YouTube channel ndetse no ku zindi platforms zigiye zitandukanye, akenshi agenda agaruka avuga yuko ibihe birimo biraturangiriraho. Ariko wajya gukurikira ugasanga abantu baravuga ko ibihe biri guhinduka, cyane cyane bizagora abadivantiste umunsi wa karindwi. Ibi ngibi rero bintera kwibaza ese kuki ibintu byose biri kuba abantu benshi bari kuvuga ngo abadivantiste n'abayehova, abadivantiste n'abayehova, abadivantiste n'abayehova. Sinzi niba icyo namwe murakibaza. Kubera iki ibintu byinshi birimo biraba bari kuvuga ngo abadivantiste nibo bizagora, aya mategeko abadivantiste nibo bazagora, ibi nibi abadivantiste nibo bizagora. Ese ubundi ni ukubera iki? Nuko abadivantiste aribo bafite imyitwarire se navuga ngo itari myiza, nuko aribo bafite se imyitwarire itandukanye, nuko ntago ndi kubyumva impamvu umuntu yumva yishyira muri comment. Ariko naga icyo ngicyo kiganiro cy'umunsi, ahubwo ikibazo ni iki ngiki. Mbese ubu tuvugana ugiye kumva ngo ibintu biribanye, urumva umutima wawe witeguye ku rwego rungana gute? Yego, ubu tuvugana ugiye ukumva ibintu biribanye, urumva umutima wawe waba witeguye ku rwego rungana gute? Ese urumva wahita uvuga uti Imana ihimbazwe cyangwa se ishimwe, ngiye kubona mbonye ubugingo buhoraho, cyangwa se habaho kuvuga ngo kanaka ntago nakiranutse nawe, kanaka naramwambuye, kanaka naramuhemukiye sinamusaba imbabazi. Ibyo ni byo imitima yacu yitijyamo, cyangwa twahita tuvuga ngo Imana ihimbazwe kandi habwe icyubahiro ko tubonye agakiza. Ibi bintu hari igihe abantu bazavuga ngo kandi ibi bintu birudade yarabivuze turabikerenza. Reka mbabwire, igihe turimo ntago ari igihe cyo gukina. Igihe turimo si igihe cyo gutwara ibintu gahoro gahoro. Mu gitabo kivuga butumwa no bavuga ngo bitewe n'intambara ikomeye tugiye kwinjiramo, kuri page ni kuri page y'122 ngira ngo hari, yego birashoboka, ku cyo kivuga ngo kubwiriza ubutumwa mu mijyi minini. Niho muri iki gice bavuga ngo niba hari igihe ubwoko bw'Imana bukwiriye gutera intambwe budasubira inyuma, icyo gihe ni iki ngiki. Ariko akenshi na kenshi wareba ugasanga abantu ntago turi kumva iki kintu ko dukwiriye gutera intambwe dushimikiriye, ntago abantu bari kumva ko dukwiriye gutera intambwe twimazeyo, dukwiriye kurekura bya bindi byose, ahubwo barumva ko dukwiriye kuza kwa Yesu Kristo, ariko tugashaka kumugeraho dufite bya bindi, tugashaka no gukomeza kubigumana tukiri kumwe nawe. Nyamara reka mubwize ukuri, ugeze kwa Yesu Kristo imitwaro y'ibyaha imuvaho.
ntagakomeza kubana nabyo. Ariko ikibazo umuntu yakibaza ni iki ngiki: kuki abantu bitwa ngo ni abantu b'Imana, abantu bitezweho kuba babyara umusaruro mu buryo buri evangelical cyangwa se mu buryo buri spiritual, abantu bagombye kuba bera imbuto zikwiriye abihannye, abantu bagombye kuba bafite position nziza bahagazemo mu iyobokamana, kuki aba bantu turimo turababona ari bo cyitegererezo kibi mu bazengurutse isi yose? Ibyo namwe mu byibaze. Byanditswe biratubwira ngo mu minsi ya nyuma Satani azajya akora mu buryo bwiyoberanyije kandi ngazakora ibishoboka byose kugira ngo ateze umwijima. Ntago mbizi niba umwijima warakugezeho cyangwa se nawe urimo urawubona wenda ku bandi, nta wamenya, sinzi ko wowe ubifata, ariko reka mbabwire inshuti z'Imana, ibi bintu byarakomeye. Umwijima urimo uragenda uza gahoro gahoro. Mu kigisho gishize nababwiye ukuntu hari ibintu bisa nk'ibyagiye bicika mu itorero, harimo ivugurura cyangwa se yego ni ivugurura ry'imyambarire cyangwa se ubugorozi mu myambarire. Tubona ko ubuhanuzi bwagiye bubura gahoro gahoro mu myigishirize. Tubona ko ikintu cyo kwirinda temperance cyagiye kibura gahoro gahoro hamwe na hamwe. Bamwe benda kuntera amabuye ngo ntago ari jewe ngo upanga gahunda ngo z'itorero, ngo ntago ari jewe ngo ushinzwe kuvanga ibyo abantu bakwiriye kwigisha. Of course nibyo, simpanga gahunda z'itorero, sinanje ushinzwe gupanga ibyo abantu bakwiriye kwigisha, ariko mpagaze ku gasongero ndumwe mu bakwiriye kuvuza impanda. Ntago rondi bubone ikibi kije ngo nindangize ngo nkomeze kugira abantu ngo n'amahoro no, nabishobora gute se? Ahubwo nkwiriye uko birambwira ngo nuburira umunyabyaha ngo gupfa uzapfa, agapfa wowe uzakira, ngo ariko nuramuka utamuburiye agapfa azazira ibyaha bye, ariko n'amaraso yuzagenze gute? Uzayabazwa. Nge rero ndumva ntifuza kugira amaraso y'umuntu numwe mbazwa. Ntago nzabona ikibi kije ngo nkiceceke ngo nuko ngatagiye upanga gahunda z'itorero. Ntago nzabona ikibi kije ngo nkiceceke ngo nuko atarigiye wishiraho ingenga bihe ibyo yibikwiriye kwigwa. Erega usibye no kwigiza nkana, usibye nuko abantu nyine wenda tubirebaho gutyo gusa tugashaka kubiharira amaso, abantu benshi nkurikije n'amakomantere nabonye bigaragara ko iki kibazo kitari iwacu gusa ni n'ahandi, kandi nta muntu twabona twagishinja ngo tuvuge ngo kanaka ni uri inyuma y'ibi ngibi. Oya, ahubwo ni systeme twese turimo turisangamo, ni systeme tutazi ngo yaje ivuye kwande byagenze gute, ariko n'ubundi stili turabizi ibirwanyu kuri byose bituruka i Roma. Yego, ni igihe cyo kuvuga inyamaswa mu izina ryayo, kuko n'ubundi ni iminsi mike bakabitubuza. Ibirwanyu kuri byose bituruka i Roma kwa papa, aho ngaho niho byose bihagurukira. Niwe uzana inyigisho zipfuye, niwe haturuka inyigisho zitari nzima, niwe haturuka inyigisho zo kwiyoberanya, niwe haturuka ibintu byinshi bigiye bitandukanye byo kugomera Imana aho ngaho rero, kuko Bibiliya tubwira ngo ni nyina w'abamaraya. Niko Bibiliya itubwira. Rero icyo navuga cyangwa se icyo nagereka kuri icyo ngicyo nuko nyine ibiba byose igihe cyose tuzabona ubutumwa bwacu bwavangiwe, tukabona ibyagomba kuvugwa atari byo biri kuvugwa, tukabona hari ukuntu habayeho gutandukira, nta handi bizaba bikomoka ni Roma. Noneho ngaho umuntu akarire ngo ndabihaye. Ntago mbihaye, kuko iyo umuntu ajya kwiyita ngo ni umusimbura w'umwana w'Imana, uwo mwana w'Imana ntaho yagiye atarapfuye ngagume mu bapfuye, nta n'ikindi navuga ngo gitangaje cyabayeho gituma asimburwa. Ubundi se bwo yamusimbura na Satani abaga mu ijoro agejeje kumusimbura biranga, nkanswe umuntu ubuntu cyo kuri byanditswe biratubwira ngo cya kiyoka ngo cyahaye ya nyamaswa ngo cyahaye ya nyamaswa ubutware bwacyo kugira ngo abantu bakurikire iriya nyamaswa, ariko ari ikiyoka bakurikiye. Ibyo twarabibonye, Bibiliya niko ibitubwira, nta nubwo ari no kubeshya. Namwe murazifite mu isomero mu byahishwe 13 ikiraga gice cyose. Rero ntago bitangaje ko Roma irimo iracuna imigambi, Roma irimo irakora ibishoboka byose. Nababwiye ahantu hose izanyura, twabonye ko izanyura muri education, ikanyura muri family, mu miryango, ikanyura no mu itorero mo imbere mo ndane. Aho hose bamaze kugotagota. Mu miryango iwacu bamaze kutugeramo, mu myitorero bamaze kutugeramo, mu education bamaze kugeramo. Bivuze ngo ahazaza hitorero basa nk'abahafashe mu biganza, ariko ibyanditswe byarabimbwira ko itorero ry'Imana nta kizarihungabanya, rizakomeza rigahagarara, ngo urufatiro rw'itorero ry'Imana ruracyahagaze. Haleluya. Icyo rero navugaga ko twamaze kugotwa, ibimenyetso tukaba turimo turabireba. Mbese uramutse ugiye kubona ukabona ibintu bihinduye isura, ukabona ibintu biribaranguye, wahamya ko amaze kugira imyiteguro ikwiriye, cyangwa mu mutima akumva wishwe n'ikintu kimeze nk'igishinja kikubwira ngo hari ibyo utamaze gutunganya. Niba rero wumva kanaka utarabuhukanye nawe,
hakaba hari umuntu kiboshye, ni igihe cyo gutera intambwe ukagenda mugasabana imbabazi, ibintu bikava mu nzira kugira ngo ukize ubugingo bwawe. Umunyarwanda yavuze ngo iyo amagara aterewe hejuru buri umwe asamaye. Iki gihe turimo rero nicyo gusama buri muntu amagara ye, ntabwo ari cyo gukomeza kuba muri gihe n'ibijenjetse, si igihe cyo gukomeza kuba inzangano, si igihe cyo gukomeza kwirundanyizaho amakara ndetse n'ibyatsi byumye nk'abagiye gutwikwa, ahubwo ni igihe cyo kwiyambura bya bindi byose byatuzigaga, ni igihe cyo kwiyambura bya bindi byose byatumaga tubona ubugingo buhoraho, ni igihe cyo kwiyambura ibyaha byose byatubase, tugasigara tuvuga ngo igisigaye tubikiye ikamba ry'ubugingo. Ngiki kintu turimo duharanira, ngiki cyo dusabwa. Ariko niba uzi ko uvuga ko uri mu rugendo rujya mu ijuru, hakaba hari abantu mu gifitanye ibibazo biturutse kuri wowe, mbone nubwo baba baraguhemukiye ukaba baranze gutanga imbabazi, ntabwo ijuru uzarikandagiramo, ndakurahiye, keretse nuramuka wihannye. Ngaha hondi nibyo dutange, dusabe imbabazi, ariko kandi tunazitange, twibohore n'abo twahemukiye, twibohore n'abaduhemukiye. Iki ni cyo gihe, kandi byanditswe biratubwira ngo kuko twamaze kugotwa, si byiza ngo dukomeze kwirundanyirizaho bya bindi byose byatumaga tubura ubugingo buhoraho, byatumaga tutabona mu maso y'Imana, byatumaga tutabasha guhagarara dushikamye. Imana igufashe, nanjye mfashe, twese duhe umugisha, kandi iduhe amavuta yo gusiga ku maso ngo tubashe kureba neza aho ibihe byerekeza. Reka dusenge. Data mwiza, mu gihe dukunda urera, icyubahiro n'ikibi cyawe, tugushimiye ijambo ryawe, ni ijambo ryera kandi rikiranuka. Tubonye ko iminsi iri kudusiga, ariko imyiteguro yacu ni ntayo, ndetse tubonye ko umwanzi yakajije umurega agahimba n'amayeri menshi. Turakwinginze ngo ukomeze kutubasha kuyatahura, kandi tubashe gukomeza kukwitegura. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, turakoze, amen.